Ndi intore yabyirukiye guhamya ibigwi n'ubudasohoye n'urukerereza abagenzi yaransanze nanzitse umutima uri ku murimo. Ingamba narwanye ni nyinshi n'amayeri nungutse ni menshi, ubwo bwinshi mbunganye insinzi nacyuye intore byahamye cyumva nkwibwira. Nango we iyi ntango niyo iki ni igitaramo. Iyi ntango niyo maze tubuguze mbere kuko duhiganwa, mbigishe guteba no gutibuka ku muhigo, twige gutarama no gutabarira igihugu, mbigishe kugarama no kugarambira umugayo, kwiha intego no kwirasira kure, mbacira umuvuni rusatira mbere uko umunyarwanda yivuga, mbigishe igisoro mwige kubuguza akazungu, inara inkanda yagasanira kuruta birarota imitima y'igihugu nk'ikazicyura uko zanyaganywe n'imyugariro, ngiyi ntango y'ubumwe kandi y'amahoro. Imbere yo kuyisoma harabanza guhiga, nkunde mbibwire imihigo, mpigiye kuzamenya abo babyeyi baburiye abana babo ku rugamba, abagore babyaye ruhinanya abagabo ntibataha, abana bavutse biraburira bera basa bagizwe kajoriti n'urwo rugamba, none bakaba batihakana kariya barabihoranye kudesha pamwemba, afitiye umwenda inyenyeri yawe muri twe ntizigera ihonga, morale wateye ntizigera isara, rwa rukundo rwitangira igihugu n'umusanzu utazigera urumba, mu kera rugenda ikivi watangiye ntikizaba ikigunda, abawe wasize ntibazambara injamba, dore igihugu mwarasaniye ubu cyabaye ubukombe n'amahoro, mwaharaniye n'ingemwe hose, ya mvugo yawe ya ndi umunyarwanda igituma dutsinda kera nanone bene Imana dukora icyatujyanye umurikizi mwinshi. Bigiye kuzamenya iby'inkingi n'intembana nzaba umunyu, kandi nintatiriye indahiro ndahiriye kuri iyi ntango y'umwe, inganji nakunze nguriye uzamurongore, mama uzamuhake data umunyage mukuru wanjye, ziragire naho mushiki wanjye zicundire zose, bare ry'Imana uzampe guhigura nguhumeka nkwibwire. Ndafata pose inzoga nanjye ndayitera, idukina kandi utsinde 500, sana ku muvinyo ngwino dukine ngwino, n'ubundi uri pampe njye ntari bimwana, nakinishije satani mw'iyi minsi, dukinira ipinda mutsinda umugendo mutana muri shisi, nkomeye nka kinubi nyamara njye ndi mubi, ntago nkubeshya nturi amaskiriyu, mbese n'ubundi ko ndeba n'amasta mutsinda tu, ntago ari bitatu mutsinze nka 3, nyamara njye ndi mubi, ntago nkubeshya nturi, ntango y'ubumwe ndundi n'abari bata. Iyi ntango niyo iki ni igitaramo. Iyi ntango niyo iyi ntango niyo iki ni igitaramo. Iyi ntango niyo ducheze uwayidutera. Watatu wasonge wawili wakufe, waliobaki wataijenga inchi. Ils disent réinventez le monde à votre image, faites descendre les anges, faites parler les sages, partagez, échangez le monde au moins pour quelques secondes, et que ceux des autres tombent sentent vos douleurs profondes. C'est à vous de faire vibrer de nouvelles ondes. S'ils disent que vous n'êtes pas normaux, que vous êtes peut-être des démons, dites-leur juste de lire à travers les lignes de vos mots, ils trouveront peut-être réponse à leurs mots. Le passé reste dans le passé et demain est incertain. Rattrape tes rêves et fais tes preuves. Surtout n'oublie pas que l'amour est le meilleur des cadeaux que l'on puisse s'offrir ici sur terre. L'amour, urukundo, bolingo, mapenzi, love. Reka bamenera ibanga njye gufasha mukazi ab'abaganga, mfashe mukazi abaganga imitima tuyikodemo imiganda, bene gihanga bene mugabo umwe duteze imbere uru Rwanda, duhadura imihanda y'amahoro duhuze n'ayo mahanga, kubaka u Rwanda ruzira umwanda biza dusaba kwitanga, biza dusaba gushyira hamwe tukareka ubumwe bukaganza, tukizirika umukanda twirinda inzira zatuma tuganda, tukaba mu Rwanda dushyire imbere inyungu za rubanda, dushyire hamwe tugende tudasigana kuko ntacyo twirukansa, uko dutatana ndi kumwanza abona icyuho agahita dusanza, ururimi rw'ikinyarwanda rushyirwa imbere kurusha ibifaransa, twongere ducumbikire umuco dutereke amata mu buganza, izo ntambara zidashira z'amoko ntiziduheze mu manza, dusubire ku gicumbi cy'abakurambere umuzungu atadaza, dusubire i Rwanda dusubire mu Gisaka dusubire i Nyanza, ubumwe bw'abanyarwanda kwanza niyo mpampa y'ahazaza. Ubwo duteye abambutsi twoze magari bazana jazz kituzana yacu iterambere cyane.
turashima. Icyakora kwambuka ngo mutahe intwari n'abanze nk'ejo basigara basiganuza, maze mu ngamba aho rero iyo rwambikanye uzahere ku cyo bita ingirakamaro ucunga izamu ryawe iryo ni ibanga. Menya kuzibukira dore ni ingenzi, ukunda icumu ryawe ribwire kandi uriteteshe. Ingabo ni ruhamya nayo ndayikunda kandi cyane, ubikunda rero ntembere iburyo n'ibumoso rumanzi nkasatira nikunze kandi nshashe bitarabaho, nkanga nikukobetse kandi cyane. Ingirakamaro yibuke ni ingenzi, bubashye cyane bati ese wantore we imvano isoko n'inkomoko niki? Ntaho mwambonye ndi umwe mu bandi batowe ibihangange intwara badakangwa n'ikigenje umugaba n'inkotanyi. Ndi burabyo butasi u Rwanda kasa inzoga rutuye ishyanga umutwaro w'indashyikirwa, urazibaza umutako inkindi igihangange n'icyogere mu nkuba wazirwagiriza, imfura umuto wo muri izo mparanira kurusha umuhungu ndi inkongi cyane. Ntango we iyi ntango ni